ubwo rero Kirehe nge nagiye mu buryo bwo kujya gusura ntabwo nari nzi ibintu nzahabonera aho ngaho maze kugeraho niho ubwo nahise nabwo gusobanukirwa ubundi bumenye wenda niko nabyita maze kugera kwa mushiki wanjye akinkubita amaso gusa yahise nyicaza arangije arambwira ngo mbere yuko winjira mu nzu ubwo yari ari kumwe n'abandi bantu ndagira ngo banze nkuhereze amategeko ugomba kugenderaho arambwira ni igisenyo watandukanye n'inaha ngiye naje kubabwira amabanga ya Satani asigaye akorana n'abapasteri asigaye akorana n'abavuga butumwa benshi asigaye akorana n'insengero nyinshi hanyuma arambwira ati mu gitondo giyewe ndi buze guca ngende guhita ngaruka hahandi nyine twari twahuriye muri gare ya Nyakaramba bahazi nyine barahazi nasubiyeyo ahita njyana mu modoka n'umugabo nanani n'umusore w'umukire cyane tugera ahantu hakorera aho ngaho yari akorera nasanze abarwayi benshi baje kwivuza hanyuma arangije arabwira ngo mbere nani ahita basezera arabwira ati ngo mwe mugende uyu munsi ntago ndi bukore ahita nyinjiza ahantu hakorera nsanga rwose no umugabo udasanzwe koko hanyuma twe tumaze gukora indirimbo zigira muri enye arangije arambwira ni rero Salomo ndagira ngo icyo gihe nari nitwa Dimpo ngo yahise mpindura nyine akazina ngiye mu busanzwe nari nitwa Tuyikorere Salomo ariko mu buhanzi nari nitwa Dimpo hanyuma arangije aravuga ndagira ngo twurire ku rundi rwego urwego yarashatse kuva twurireho n'urushye yarambwiye ni hari abahanzi benshi cyane bakorana n'izindi imbaraga kandi barakize bavuga ijambo rikijyana ubwo nyine ibyo ngibyo ni ibintu yambwiraga byo ngomba kubahiriza cyangwa byakunda ngo ugomba kunywa inzoga ukanywa itabi ukanasambana nkanasambana nizo kondisiyo yari amaze kuguha ngomba kugenderaho mbere yuko dusinya kontara ngiye nawe ndabyemera nyine niba se hari amafaranga hari uburyo bwo bufatika bwo mu mafaranga wabonaga yari amperezaga amafaranga kandi atari na make hari naho twajya kuririmbira igihe kiza kugera umugabo aza kumbwira nti rero ndagira tuve kuri uru rwego twinjire ku rundi rwego urwego yashaka kumbwira ngo nkorane n'izindi imbaraga mu gihe twabanye icyo gihe cyose hari icyumba nari nemerewe kwinjiramo utari wemerewe kwinjiramo mwarabanaga mu rugo twarabanaga mu rugo hakaba kwa mushiki wawe ujya kuba kuri uwo mugabo najya kwa mushiki wanjye ngiye kumusura hanyuma hari icyumba nari nemerewe kwinjiramo hari n'ikindi nari nemerewe kwinjiramo kuko yarambwiye ni uramenya ibintu byo ngiye kukubwira ntuzigere ubivuga byo ngiye kukubwira ni njye nawe gusa nta wundi muntu wemerewe kugira ngo ubyumve cyangwa se ujye kubimubwira yego hanyuma arambwira ni hari abahanzi benshi cyane bakorana n'imbaraga mbi n'imbaraga z'abadayimoni hari abahanzi benshi cyane biyambuye umwambaro w'ubukene bambara undi mwambaro hanyuma arambwira ni agenda banyereka kuri telefone arambwira ni uyu muhanzi akorana n'imbaraga ngiye kukubwira uyu muhanzi akorana n'imbaraga ngiye kukubwira uyu muhanzi akorana n'imbaraga ngiye kukubwira mu yandi magambo yashaka kuntinyura nyine bitewe n'igikorwa runaka tugiye kwinjiramo arambwira nti hari n'abapasiteri benshi cyane bakorana n'izo mbaraga ngiye kukubwira icyo usabwa wowe uracyari umwana muto iyambura umwambaro w'ubukene wambara umwambaro w'abatunze w'abafite amafaranga ndangije ndagenda anjyana muri cya cyumba none ntari nemerewe kwinjiramo icyo cyumba tukikigiramo noneho hanyuma naje gusobanukirwa neza ko uwo mupfumu icyo gihe yahise nabimbwira nyine bwo icyo gihe yambwiye amabanga ye yose yambwiye ko afite abadayimoni 3 yemerewe kuryamana nabo buri joro kandi niyo mpamvu ngo nta mugore yemerewe kubana nawe uwo mugabo iyo uwo musore ni umusore nyine kunjye nabibara iyo ari mu mbaga nyamwinshi y'abantu agaragara nk'umuntu ufite icyizere gihambaye abantu baramukunda cyane nase ubundi mu buzima busanzwe akora iki ni umuvuzi nyine gakondo nyine nuvango mu buzima busanzwe n'umuvuzi gakondo ni umuvuzi gakondo avuga ko ari umuvuzi gakondo yego icyo cyumba yaramaze kunyinjizamo narahageze ubwo twacinjiyemo amaze kwambara indi kanzu yari yambaye ikanzu y'umutuku tumaze kukigeramo arambwira tugiye kurahira sasa rero ugiye kurahira kugira ngo nawe uzamuke mu gihe gito bakumenye hirya no hino arangije arambwira ati icyo usabwa wowe ni ugupfukama kandi ukubahiriza ibintu byose ndibuze kukubwira narapfukamye nyine ikiganza cy'iburyo ndakizamura cy'ibumoso ngishyira mu gatuza arambwira ni igihe tuyikorere Salomo ubwo icyo gihe nakoresheje amazina yanjye nanjye ndasubiramo nemereye imbere y'aba bantu barahanga bakomeye bisubiramo nyine ariko abo bantu ntabwo nabonaga icyo ngiye kwaza aba bantu barababonaga se oya ntabwo nabonaga ariko numvaga amajwi y'abantu mwumva nyine ndi imbere y'abantu kandi benshi hanyuma nanjye nza kusubiramo ibyo bintu ari kumbwira nemera imbere y'aba bantu barahanga bakomeye ko mbaye umwe muri mwe ikimenyetso kigaragaje ko mbaye umwe muri mwe nemeye gutanga igitambo cy'amaraso
arangije arambwira nti hari ahantu twari turi imbere y'isi yose, twari turi imbere y'abantu. Icyo gihe naje gusobanukirwa neza ko uri muri Amerika icyo gihe yari ari kunyumva, uri mu Rwanda icyo gihe nyine nabisobanukiwe ari ubwa kabiri nje kongera kurahira. Hari abapasiteri bazaga bakaza ahantu hakorera, harabuze ndabaza ahubwo benshi mbabwire wenda ibyo yabaherezaga. Hari uwigeze kuza arangije amuhereza agacupa k'amazi, ariko amazi y'icyatsi kidasanzwe, amuhereza n'akandi gacupa k'amazi nanone, ariko amazi asana n'amaraso. Ayo mazi yarabwiraga ngo mwebwe nimugera mu nsengero zanyu, nanjye yari yantegetse kujya gusengera ahantu uwo mupasiteri nyine basanzwe bakorana n'uwa Kirehe nyine. abo basitari tubwira, abo bapasiteri tubwira, nabo batangaga ibyo bitambo cyangwa bo ntabwo byari ngombwa ko batanga ibyo bitambo? Ubundi hari ibitambo bibiri. Ati byuka ndabyuka, arambwira ngo ndagira ngo umerekeze kuko ngiye gusura mama wanjye muri ayo masaha ya nijoro. Ngiye ndavuga ni mama wawe se, ukumva ufite mama wawe? Ati byuka tugende. Turagenda. Mu kugenda mbona ari kunyerekeza ahantu hari irimbi. Hanyuma tugeze aho hantu hiryo rimbi ryari riri, arapfukama nyine ariko yasirikana gusuza abadukurikiye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuvuga twabana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye rwose aho waba udukurikiye hose. Ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'i Burundi tuhafite abakunzi benshi cyane, kandi turabizi ko mudukurikira muri benshi, ndetse n'abari muri diaspora mwese. Amahoro ya Nyagasani abane namwe. Kuri kamera hari umusore nakiriye, nishimiye kwakira kuri izi kamera. Murakoze, Imana ibagirire neza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ndaho. Reka abadukurikiye bagirwe umugisha wo kumenya ngo nire tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa Tuyikorere Salome. Tuyikorere Salome. Ndi umusore ushima Imana mu bintu byose. Sawa sawa. Yego. Salome, urakijijwe? Ukijijwe kuva ryari? Nakijijwe muri 2016. Aho ngaho nibwo nakiriye Yesu ngo ayobore ubugingo bwanjye. Icyo gihe rero nabatijwe nyiri icyo gihe, hanyuma nza kuba n'umuririmbyi. Ngendera muri uwo murongo Imana icakamo. Iyo uvuze ngo uri umuririmbyi, akenshi abantu batekereza kuririmba muri korali cyangwa kuririmba ku giti cyawe. Uririmba mu makorali cyangwa uririmba indirimbo ku giti cyawe? Oya, ni mu makorali. Njye nakuze ndirimbira muri korali nyine yitwa Tuyihimbaza. Ngaye nguko. Yego. Niho wakoze uririmba. Uravuze uti nakijijwe muri 2016. Salome, iyo umuntu avuze ngo yarakijijwe, buri wese aba afite inzira y'urugendo yanyuzemo ituma avuga ati inzira nari ndimo reka nyireke mpitemo cyangwa se nkurikira indi nzira nshyashya. Wowe niki cyatumye uhitamo kureka ibyo wari urimo ugahitamo inzira yo gukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Sasa giye kubera ko nakuze mu buzima bubi cyane. Ubuzima nakuriyemo ni ubuzima budasanzwe. Mu gukura kwanjye nakuze nta babyeyi mfite, icyo ni icyambere. Nakuze nta babyeyi ngira, ariko nkurira mu nzu y'Imana. Mu gukurira mu nzu y'Imana naje kuhabonera ibyinshi cyane by'umugisha, haba abantu banyoboraga abayobozi. Hanyuma aravuga ngo bitewe n'umugambi Imana yari inanshakaho, njye ndakeka kujya kwakira umwami Yesu ngo ayobore ubugingo bwanjye. Kubera ko nakuriye mu itorero, namwakiriye ngiye namukeneye bitewe n'ubuzima bubi naciyemo. Ngaye nguko. Namwakiriye mukeneye kubera ubuzima bubi naciyemo. Rese bivuga ko wakijijwe kubera ko wari uri mu buzima bubi? Hari umuntu ukizwa bitewe n'ubuzima bubi yaciyemo. Hari n'umuntu ukizwa yumvise amagambo y'Imana. Hari n'umuntu ukizwa yumvise indirimbo gusa z'Imana. Ngiye rero mu gukizwa kwanjye nakijijwe nkurikije uko narindi icyo gihe. Niko ngiye nabibara nyine. Nagiye mu nzu y'Imana nkurikije uko narindi icyo
icyo gihe naracurangaga nyine nari ndi umwana muto ariko uzi gucuranga mbona ko banyereka urukundo urumva neza koko nari nyikiri umwana utaragaragarijwe urukundo rw'ababyeyi hanyuma je naravuze nti iyi mana mbonera ahangaha abantu bakanyitaho bene aka kageni nta babyeyi ngira iyi niyo mana nzakurikira mitamo uwo mujyo wo gukurikira Yesu. Yego. Uravuze uti nge nakijijwe kuko abantu banyerekaga urukundo ariko se wowe mu mutima wawe wari ukijijwe iki? Ukizwe iki? Wari ukijijwe iki mu mutima wawe? Kuko nibyo ndi kukubaza umuntu aba afite ibintu byinshi akijijwe. Haruza akavuga ati ngewe nanyuraga nari umujura. Ariko Imana iza kunsanga. Wena nza gusanga ubwo bujura. Nkwiye kubuvamo. Oya nje ntago navango nakijijwe nkijijwe iki. Nakuriye mu itorero nkuko nabikubwiye. Nuvuga ngo we wari kuriyemo. Nari kuriyemo. Hanyuma rero bindi bintu by'ubuhamya navuga naje kugwa mu bintu by'ibyaha cyangwa se gukorana na Satani igihe kitari gito kandi maze kubatizwa muri COVID. Nje nakuririye nyine mu itorero nakuze nzi by'agakiza byari ngaye nguko. Nuvuga ngo wakuriye mu itorero. Ahubwo nyuma umaze kubatizwa nza gusubira inyuma. Uza gusubira inyuma. Saloma watewe n'iki gusubira inyuma? Nabyita ni inzira za Satani yashatse kunshishamo kugira ngo nisanga ahantu nanjye ubwanjye nari nzi yuko nzisanga. Urumva ni nyine urabizi turwana n'ibidafatika imyuka mibi tutabonesha amaso yacu. Hanyuma nyine nkuko nabivuze nge nakuriye mu itorero mu gukurira mu itorero igihe kimwe cyaje kugira muri COVID kirya gihe ndangije bitewe n'ubuzima bubi nge nari mbayemo ndavuga ni reka mve Igisenyi nge Kirehe ngiye gusura mushiki wanjye ubayo. Naragiye rero uvuka Rubavu. Mvukira Rubavu. Ni naho utuye. Niho kavukire niho ntuye. Yego. Uvuye Rubavu ujya gusura mushiki wawe Kirehe. Ubwo rero Kirehe nge nagiye mu buryo bwo kujya gusura ntabwo nari nzi ibintu nzahabonera aho ngaho maze kugeraho niho ubwo nahise nabwo gusobanukirwa ubundi bumenye wenda niko nabyita ko hari abantu bagikuzimu bakagaruka hano ku isi ko hari imbaraga zikuzimu nyine zazamukiye hano ku isi zikorana n'abantu bazima kandi ngaye nguko ubwo Imana ibifite inzira nyinshi cyane ishishamo ibintu byayo kugira ngo igire nabi tabara. Ngaye nguko nageze Kirehe rero maze kugerayo bampereza condition ngomba kugenderaho maze gushika aho ngaho. Bande baguheza condition? Mushiki wanjye. Mushiki wawe bwite muvukana? Tuvukana. Papa na mama? Oya. Papa yari afite abagore batatu umwe ntagakiriho undi arahari nundi ari we mama wanjye na warahari. Ubwo rero ngiye nagiye mu buryo bwo kujya gusura mushiki wanjye nyine. Uwo nguwo uvuka ku mugore mukuru wapfuye. Amereza condition ngomba kugenderaho. Izo condition zari zimeze uterero urampereza umwanya kugira ngo nyine mvuge. Yego. Okay. Sawa. Ariko twabanza twaseka kugira ngo ninjire muri ubwo buhamya neza ibyambayeho. Nta kibazo ni karibu adusengera. Mana mu izina rya Yesu turagushimye tugushimiye ubuntu bwawe imbabazi watugiriye umunsi waturinze tutarakurindwa imbere y'ubwiza bwawe turabanyabyaha nta kintu twakoze cyagutunganya ariko kuko dukunda kuba rwa rukundo rwatumye utanga umwana wawe Kristo Yesu akaza hano mu isi akababazwa urwo ngurwo na n'iki gihe nirwo rukiturinze. Satani n'abadayimoni be ibitero byose wabiburijemo rwose turatambuka twemye. Nuko rero ushime ibyo ngibyo mbaye ngushimiye. Hanyuma ngeze muri uyu mwanya mwiza wo kukuvuga wo kumena amabanga ya Satani ibyo nakoze n'ibyo abantu batazi ko bibaho. Ndakwinginze cyane kugira ngo urukire muri jewe ungirire neza unkoresha bitandukanye n'ibyo nibwira maze abagiye kumva ntabari ukumva gusa ahubwo ubakure mu masinagogi ya Satani kuko ari abantu benshi cyane bibwira ibyo batibwira bakamenya ibyo batazi ariko kandi hari n'abantu benshi cyane bakorana n'imbaraga z'abadayimoni abo ngabo nibo bagejeje isi aharinde mu kanyuma urukire muri iki kiganiro ungirire neza byose bikoreye kwiyubahisha nk'Imana mu izina rya Kristo Yesu amen. Mwanya n'uwawe noneho ngo tumenera ayo banga ya Satani. Nkuko nababwiye nge nitwa Tuyikorere Saloma ndi umusore ushima Imana mu bibi no mu byiza. Mu gukura kwanjye nge nakuze nta babyeyi ngira ariko ntago ari kuvuga ngo barapfuye barayihari. Ababyeyi banjye bagize gutandukana umwe aca hirya n'undi aca hino
ngewe nkura mbona isura imwe ya mukecuru ubyara papa. Iyo sura ni umukecuru ngo ageze mu zabukuru, hanyuma ni nyogokuru wanjye. Hanyuma mu gukura rero njye nakuze mubona wenyine, nkamubaza ababyeyi banjye aho bari, kambwira ngo ntabwo nabo abizi. Igihe kiza kugera wenda reka nzabivuga neza, ubwo ubuzima bwanjye ibyo nakuriyemo byose nzabivuga neza n'ingaruka. Hanyuma muri covid naje gufata urugendo njya mu karere ka Kirehe, ngiye gusura mushiki wanjye ubayo. Maze kugera kwa mushiki wanjye akinkubita amaso gusa, yahise nyicaza arangije arambwira ngo mbere yuko winjira mu nzu, ubwo yari ari kumwe n'abandi bantu, ndagira ngo banze nkuhereze amategeko ugomba kugenderaho. Arambwira ni igisenyo watandukanye n'inaha. Aravuga ni wa mwana we icara banze nkubwira amategeko ugomba kugendera, uramenye ntuzigere utasa saa 12. Saa 12 aba aribwo uzaba wageze hano mu rugo, guhera saa moya uramenye ntuzataye iyo joro. Ubwo yari ari kondisiyo nyine arimo kumpereza. Hanyuma narabyubahirije nyine, ndabyubahiriza nkuko yabimbwiye, no bintu birebire nuko. Hanyuma maze kubahiriza ibyo yambwiye, nge nkikiryama iryo joro, wenda reka mvuge kano kantu mbere yuko ninjira ku mateka nakoranyeho n'umupfumu. Maze kuryama icyo gihe naje kubona ibintu bidasanzwe, bitamenya ko burya Kirehe hatandukanye n'Igisenyi. Mu kuryama kwanjye naragiye ndakinga, mu gukinga urugi ndagenda ndaryama. Maze kuryama kwa kundi umuntu aba yiryamiye, nagiye kujya kumva numva umuntu aranize mu ijosi, ariko bitewe nuko mushiki wanjye hari ibintu byinshi cyane yari yambwiye. Hanyuma nyine nzagaruka mbabwira ukuntu nakuze n'impamvu yanjyanye Kirehe. Ngiye naje kubabwira amabanga ya Satani asigaye akorana n'abapasiteri, asigaye akorana n'abavugabutumwa benshi, asigaye akorana n'insengero nyinshi, abicishije mu mayobera. Maze kumva umuntu anize mu ijosi, ngewe nahise nkora mu ijosi, numva ibiganza by'umuntu arimo kuniga, araniga cyane nk'abakabye ku gituza cy'uwo muntu, kuko naribaje se nasinzi, ariko narebana nkabona ntago nasinziri, narabibonaga n'amaso yanjye yose. Nk'abakabye mu gituza cy'uwo muntu numva ni umugore. Hanyuma ngiye naravuze ngo Yesu ndakwinginze ntabara, ariko iryo jambo ndivuga ngo bita umugeri, nkubita umuntu umugeri, numva yikubise ku gikuta, numva ko ari umuntu, umuyaga mwinshi uhita usohoka, ari mwinshi cyane nyine abarasohotse. Naje kubisobanukirwa mu gitondo, rero nzagaruka nyine nzayibabwira. Hanyuma ukuntu nakoranye n'umupfumu Kirehe, nigeze kujya ahantu hamwe mu karere nani anko nkako ka Kirehe, ariko ahantu hari habereye imurikagurisha mpuzamahanga. Aho ngaho naje kuhagaragariza impano yanjye yo kuririmba, kwa kundi kuntu abantu bahamagara ngo nimuze mugaragariza impano zanyu, abagaragaza impano zo kurapa, abagaragaza impano za gospel. Nanjye nagaragaje impano yo kuririmba, ariko mbabwira ko ndirimba indirimbo z'Imana. Hanyuma naje kuririmba, bari bashizeho 20,000, ngiye nza kubitsindira, wenda nabyita ngo ni nk'umugisha w'Imana. Aho ngaho rero narindi hariho umupfumu, ni umupfumu udasanzwe. Yari hariho umupfumu, arangije yarari hirya gato mu gihe cyo namanukaga stage, arangije arandebora, mbona ko arimo kumpamagara. Ndangije nanjye naramusanze, hanyuma ambwira amazina ye, ambwira n'icyo akora. Numva ntabwo ntangaye bitewe nuko aramamaza nyine ibikorwa bye. Yarakubwiye ko ari umupfumu? We yarambwiye ati ngiye nkora kano kazi. Hanyuma nyine namenye ko ari umupfumu, maze kumusobanukirwa neza aho twari tugeze akorera. Byarabaye rero, hanyuma urugendo ruza kuba rurerure. Muri ihangana nyine, abantu barihangana, ntabwo ndabivuze kubisesengura neza, ndasesengura neza ukuntu twatangiye gukorana. Urugendo rwaje kuba rurerure, nza kugera aho ngaho kuri uwo mupfumu, amana amafaranga atari make nyine. Icyo gihe tukivugana nahise nerekeza mu rugo. Hanyuma maze kugera mu rugo Kirehe cyangwa Rubavu? Iwacu nyine Kirehe, aho nabagaho ngaho kwa mushiki wanjye. Mpereza amafaranga 20,000. Icyo gihe naciye amafaranga atari make, 40,000. Ayo nari natsindiye aho ngaho ndimo kuririmba, nayo nayo yari amaze kumpereza. Hanyuma nanjye nahise nerekeza mu rugo, ndagenda ndahaha n'ibiki byose. Ayo mafaranga yari yaguhaye yitiki? Yarameze nka yarayatiki. Ngo uzajye kumureba? Ayo ngayo yarayakurya. Arambwira ati nakwishimiye
akira amafaranga yo nayo kurya. Naragiye nyine ndahaha bisanzwe, ndagenda ndahaha, hanyuma ndavuga ni ariko uzi ko iyi ngiyi wasanga ari Imana. Hanyuma icyo gihe twahise duhana gahunda yuko nzajya kumureba ahantu hakorera. Hanyuma nambwiye ati mu gitondo ngewe buri buze gucya ngende guhita ngaruka hahandi nyine twahuriye muri gare ya Nyakaramba, bahazi nyine barahazi. Nasubiyeyo ahita njyana mu modoka, ni umugabo nanani, ni umusore w'umukire cyane. Tugera ahantu hakorera, aho ngaho yari akorera nasanze abarwayi benshi baje kwivuza. Hanyuma arangije arabwira ngo mbere nani, ahita basezera arabwira ati ngo mwe mugende uyu munsi ntago ndi bukore. Ahita nyinjiza ahantu hakorera, nsanga rwose ni umugabo udasanzwe koko. Hanyuma uwo mugabo igihe kiza kugera, arangije arambwira ni rero iki gihe cyo kugira ngo wamamaze ibikorwa byanjye, nza kumwamamariza indirimbo. Hanyuma kubana igihe kitari gito, mu kubana ko rero arangije ashaka kuntinyura mu bintu byanjye byose. Arambwira ni rero ati nyine hari ibintu byinshi cyane nagiye nsiga, ariko ndagira ngo nsikamire ahantu twakoranye. Tubwira ibivumo ubigera utagira ibintu uca hejuru, kugira ngo abantu baje kubisobanukirwa neza. Ndumva ari byaza gufasha abantu, utaza kugira ibyo usimbuka kandi ari by'ingenzi. Oya, iby'ingenzi ndabizi, ndibuze kubivuga. Yego, ndibuze anari byo ndimo kuganaho. Ubwo rero mu gukorana njye n'uwo mupfumo, we wamukoreraga iki? Ni ukumuhimbira izo ndirimbo gusa? Ni ukwamamaza ibikorwa bye nkoresheje Imana yambaye zo guhimba. Hanyuma twaragiye dukora indirimbo yitwa Wazigihe ye. Turayikora muri studio, dutanga amafaranga n'ibiki byose, tugiye gukora na video. Hanyuma twe tumaze gukora indirimbo zigira muri enye. Arangije arambwira ni rero Salomo, ndagira ngo icyo gihe nari nitwa Dimpo, we yahise mpindura nyine akazina. Ngiye mu busanzwe nari nitwa Tuyikorere Salomo, ariko mu buhanzi nari nitwa Dimpo. Dimpo? Niko yari yaranyise. Hanyuma arangije aravuga ndagira ngo twurire ku rundi rwego. Urwego yarashatse kuvuga twurireho n'urushye. Yarambwiye ni hari abahanzi benshi cyane bakorana n'izindi mbaraga kandi barakize, bavuga ijambo rikijyana. Ati nawe nakugira inama rero, ndagira ngo nawe dufate igihe kirekire, umpereze umwanya tuganire igihe kirekire, hanyuma nkuhereze ubusobanuro bw'izo mbaraga abandi bantu bakoresha. Nge ntago nari nshatse gusobanukirwa neza ibyo mbyiye. Tugihura yese ampereza amasezerano 3 ngomba kugenderaho. Isezerano rya mbere ni isezerano byo gusambara. Yambwiye n'abahanzi nyine hari ibibaranga. Icya mbere, umuhanzi arangwa no kunywa amatabi menshi. Icya kabiri, umuhanzi arangwa n'ubusambanyi bugiye butandukanye. Gatatu, umuhanzi anywa amayoga kandi agiye atandukanye. Ubwo nyine ibyo ngibyo ni ibintu yambwiraga byo ngomba kubahiriza cyangwa byakunda. Ngo ugomba kunywa inzoga, ukanywa itabi, ukanasambana. Nkanasambana. Nizo kondisiyo yari amaze kuguha? Ngomba kugenderaho mbere yuko dusinya kontara njye nawe. Ndabyemera nyine. Nanjye ndavumubwira nti nta kibazo, ariko biza kuntungura. Hanyuma nyine wenda abantu bakibaza ngo ayo masezerano nayemeye kubera iki. Mbere yuko nyemera, amaze kunkura aho ngaho Kirehe, muri iyo gare ya Nyakarambi, we yaranjyanye njyana ahantu hakorera. Amaze kuhangeza arangije njyana mu cyumba, ahita asezerera abantu nababwiye, arabasezerera baragenda. Hanyuma ahita nsubiza mu modoka, anjyana ahantu hari bar, aho ngaho hari akabari. Tumaze kuhashika, arangije mbasanga abantu benshi cyane b'abagabo bagiye batandukanye n'iyo bagenzi be. Hanyuma ahita hamagara umuntu useriva uzana biriya bintu by'amayoga. Arambwira ngo turashaka kugira ngo uzane ahangaha ibintu byo kunywa. Uwo nguwo wari wazanye iyo nzoga yamanjije kuzana inkoko, ariko yinzaniye. Wa mupfumu yese mubwira ni usubiza yiyo nkoko, kuko ngiye n'uyu muhanani, ngiye n'uyu muntu hari ibintu tutaremeranyaho. Mbitamenya yuko kumbi kuko twazaga mu modoka y'uwo mugabo, twazaga avugana n'abandi bagabo mu Cyongereza, nge ntago nize. Hanyuma abo bagabo nyine nabonye banyishimira, mbona ntago bibatangaje, mbona wagira ngo ntago bibatangaje. Hanyuma icyo gihe rero twaragiye, umugabo ahita atumiza inzoga arazizana. Arangije arambwira ni umuhanzi nyine, aho ngaho nibwo yahise ambwira ibyo bintu bitatu. Arambwira n'umuhanzi nabonye uzi kuririmba.
umuhanzi arangwa n'ibintu bitatu aribyo nababwiye nyine. Hanyuma namubwira nti rero njye nani mbere y'uko tukivugana nari nakubwiye yuko njyewe nkora indirimbo z'Imana. Arambwira ni biriya bintu ntago birya, ndagira nkurangira inzira nyakuri ugomba gucishamo ibintu byawe kugira ngo utere imbere. Hanyuma nyine ambwira ko umuhanzi arangwa n'ibyo bintu. Ubwo narabikoze nyine mu izo nzoga, maze kuzinywa aho ngaho nibwo natangiye guhinduka, nangira no kubahiriza amategeko yo kwa ari atatu: gusambana, amatabi no kunywa amayoga. Nangira kubyubahiriza, nta na kimwe nigeze nica. Warabikoraga? Narabikoraga. Hanyuma icyo gihe ndagenda nkurana nawe kuko turakorana, mbona yuko nanjye namaze kwinjira mu kindi cyiciro. Niba se hari amafaranga, hari uburyo bwa bufatika bwo mu mafaranga wabonaga? Yaramperezaga amafaranga kandi atari na make. Hari naho twajya kuririmbira, hagiye guteranira abayobozi, nkajya kubaririmbira nyine. Nakoze hirya ibintu byo nabara nk'amateka ariko mabi. Najya kubaririmbira bakadureza amafaranga. Ubwo icyo gihe nyine yabaga yavuganye n'abo bayobozi, njye nagendaga ngiye kuririmba gusa ntago nari nzi ibyabo. Urumva yuko twakoranye igihe kirekire. Hanyuma igihe kiza kugera, umugabo aza kumbwira nti rero ndagira tuve kuri uru rwego twinjire ku rundi rwego. Urwego yashaka kumbwira ngo nkorane n'izindi mbaraga. Mu gihe twabanye icyo gihe cyose hari icyumba nari nemerewe kwinjiramo. Utari wemerewe kwinjiramo? Kwinjiramo. Mwarabanaga mu rugo? Twarabanaga mu rugo. Hakaba kwa mushiki wawe ujya kuba kuri uwo mugabo? Najya kwa mushiki wanjye ngiye kumusura. Hanyuma hari icyumba nari nemerewe kwinjiramo, hari n'ikindi nari nemerewe kwinjiramo. Icyumba nari nemerewe kwinjiramo, yarambwiye, njye naramubajije ndamubaza nti se kuki kiriya cyumba nemerewe kukinjiramo ibindi byose ukaba unyemerera? Arambwira nicara noneho ndagira ngo wicare. Ariko icyo gihe hari hashize igihe kirekire arimo kumbwira ngo hari ibintu akeneye kugira ngo anire ngiye nawe. Hanyuma arantinyura icyo gihe nyine ndamubaza, ndamubwira nti se, arambwira nti hari icyo waba ushaka kumbaza? Ndamubaza nyine, ndamubwira nti hari igihe nigeze gusangurira, kandi mu mateka yawe n'imyaka ugezemo nta mugore nigeze kukubona nahanga muri uru rugo. Nta mwana ufite. Kubera iki nta mwana ufite? Kuki nta mugore ufite kandi ugaragara nk'umuntu ukuze? Arangije icyo gihe arandeba cyane, arangije arambwira ngo urashaka kugira ngo umenye amateka yanjye? Ndamubwira nti ndashaka kuyamenya. Hanyuma arambwira ni njyewe rero, mbere yuko nkubwira amateka yanjye ndagira ngo ubanze nkubwire, hari imbaraga mbi. We ni iryo jambo yakoresheje, hari imbaraga mbi abantu bakorana nazo bari hano ku isi. Aravuga ni urugero nkanjye. Ubwo icyo gihe nyine yaratangiye kumbwira ukuntu ibintu bishya. Kuko yarambwiye ni uramenya ibintu byo ngiye kukubwira ntuzigere ubivuga. Byo ngiye kukubwira ni njye nawe gusa, nta wundi muntu wemerewe kugira ngo ubyumve cyangwa se ujye kubimubwira. Yego. Hanyuma arambwira ni hari abahanzi benshi cyane bakorana n'imbaraga mbi, n'imbaraga z'abadayimoni. Hari abahanzi benshi cyane biyambuye umwambaro w'ubukene, bambara undi mwambaro. Hanyuma arambwira ni agenda banyereka kuri telefone, arambwira ni uyu muhanzi akorana n'imbaraga ngiye kukubwira, uyu muhanzi akorana n'imbaraga ngiye kukubwira, uyu muhanzi akorana n'imbaraga ngiye kukubwira. Mu yandi magambo yashaka kuntinyura nyine bitewe n'igikorwa runaka tugiye kwinjiramo. Hanyuma arambwira nti hari n'abapasiteri benshi cyane bakorana n'izo mbaraga ngiye kukubwira. Icyo usabwa wowe uracyari umwana muto, iyambura umwambaro w'ubukene, wambara umwambaro w'abatunzi, w'abafite amafaranga. Nanjye nkikibyumva ndavuga nti, kuko ndavuga ni okay, nta kibazo, icyo mpfa ni ukubona ayo mafaranga. Nanjye icyo gihe buriya nari narahindutse. Ndangije ndagenda anjyana muri cya cyumba noneho ntari nemerewe kwinjiramo icyo gihe. Icyo cyumba tukikigiramo noneho aho ngaho naje kuhasanga icyo cyumba. Ubwo icyo gihe nari ngiye kurahira nyine, nari ngiye kurahira bitewe n'ibintu yagiye anshishamo, n'ibyo yari amaze kumbwira ko hari abantu benshi cyane bakize bagendera mu mamodoka, urifuza kugendera muri iyi modoka nziza ngendamo? Ati nanjye ndabyifuza. Hanyuma arambwira ni ibi ngibi rero kubibona ni igihe gito, icyo usabwa we ni kimwe, ni ukumva ibintu byongeye kukubwira. Uwo mupfumu guturuka turagakorana, ntabwo nigeze kubona afite umugore, sinigeze kubona afite umwana, nta mwana nta mugore. Ngibyo bintu ni ibintu byantunguraga cyane. Hanyuma naje gusobanukirwa neza ko uwo mupfumu icyo gihe yahise nabimbwira nyine, bwo icyo gihe yambwiye amabanga ye yose, yambwiye ko afite abadayimoni batatu.
yemerewe kuryamana nabo buri joro kandi niyo mpamvu ngo nta mugore yemerewe kubana nawe, yemerewe kuryamana n'abo bagore nyine b'abadayimoni nyine bazamuka barangiza bakaza kubana nawe icyo gihe bakaryamana. Ati niyo mpamvu nta mugore mfite nta mwana mfite. Kandi nkungira nkibuka koko uwo mugabo iyo uwo musore ni umusore nyine kuko njye nabibara, iyo ari mu mbaga nyamwinshi y'abantu agaragara nk'umuntu ufite icyizere gihambaye, abantu baramukunda cyane kuko n'abarwayi baraza ni ibintu byinshi, abantu baramukunda nyine bamwiyumvamo. Hanyuma nase ubundi mu buzima busanzwe akora iki? Ni umuvuzi nyine gakondo nyine. Nuvuga ngo mu buzima busanzwe ni umuvuzi gakondo. Ni umuvuzi gakondo. Avuga ko ari umuvuzi gakondo. Yego. Ngaye ngoko ni umuvuzi gakondo aravura. Hanyuma naje gusobanukirwa neza menya ko kumva uwo mugabo si umugabo usanzwe, ni umugabo ukorana n'imbaraga z'abadayimoni. Icyo cyumba yaramaze kunyinjizamo, narahageze ubwo twacinjiyemo amaze kwambara indi kanzu yari yambaye ikanzu y'umutuku. Tumaze kukigera marambya tugiye kurahira. Sasa rero ugiye kurahira kugira ngo nawe uzamuke mu gihe gito bakumenye hirya no hino. Ubwo icyo gihe nyine yaramaze kumereza ingeri z'abahanzi benshi bagiye batandukanye bakorana n'izo mbaraga z'abadayimoni. Ubwo icyo gihe twarahageze, arangije arambwira ati icyo usabwa ni ugupfukama kandi ukubahiriza ibintu byose ndibuze kukubwira. Narapfukamye nyine, ikiganza cy'iburyo ndakizamura, cy'ibumoso ngishyira mu gatuza. Arambwira ni igihe tuyikorere Salomo. Ubwo icyo gihe nakoresheje amazina yanjye, nanjye ndasubiramo nemereye imbere y'aba bantu barahanga bakomeye, bisubiramo nyine ariko abo bantu nabo nabonaga. Icyo ngiye kwaza aba bantu barababonaga se? Oya nabo nabonaga ariko numvaga amajwi y'abantu, mwumva nyine ndi imbere y'abantu kandi benshi. Hanyuma nanjye nza kusubiramo ibyo bintu ari kumbwira, nemera imbere y'aba bantu barahanga bakomeye ko mbaye umwe muri mwe, ikimenyetso kigaragaje ko mbaye umwe muri mwe. Nemeye gutanga igitambo cy'amaraso, ariko mu kubivuga ngo nanjye nemeye gutanga ikimenyetso igitambo cy'amaraso, ikitambo cy'amaraso byo biza kunanira. Ntabwo nari nzi igitambo cy'amaraso ndibuze gutanga ngo ni ikihe, byaje kunanira. Mu kubivuga numva ururimi rwanjye mbaye ikirage, mu kubivuga biranga, ahita nsohora kuko nyine icyo gihe twari turiseriye cyane. Ahita nsohora hanze arambwira ati kubera ko utabivuze. Nambwira ni urabizi ko nashaka kubivuga, njye nashaka kubivuga ariko byanze, nawe wabyumvise ko byanze. Arangije arambwira ni hari ahantu twari turi imbere y'isi yose, twari turi imbere y'abantu bakorana n'izo mbaraga nari ngiye kukubwira. Ngaye nguko arambwira ni icyakore genda kuko ntabwo mubashe twongeye dufite two kongera gusubiramo, mwakira cyumba genda uzagaruka ikindi gihe uje kurahira. Nanone nyine nukurahira icyo gihe, iyo urahiye icyo gihe rero bigapfa ntabwo wongera kurahira, usubirayo ukazagaruka. Icyo gihe naje gusobanukirwa neza ko uri muri Amerika icyo gihe yari ari kunyumva, uri mu Rwanda icyo gihe nyine nabisobanukiwe ari ubwa kabiri nje kongera kurahira. Nuvuga ngo waragiye ubwo uragaruka? Ndagaruka. Uri mu Rwanda icyo gihe yari arimo kunyumva. Ubwo icyo gihe nyine bari bagiye kubona umushitsi mushyashya. Ngaye nguko icyo gihe ntabwo wakoresha telefone kugira ngo wenda ngo umuhamagare ngo hari umuntu mushyashya tugiye kwakira wapi. Boni connection yabo ihagije baba bifitemo. Ngaye nguko hanyuma maze kuhishurirwa ibyo bintu njye nagize ubwoba, ndangije nta kwa mushiki wanjye nabwira we yarabizi yuko nkorana n'uwo mupfumu kuko nari narashizeho dread ku mitwe, nambaraga amapantaro ariko kandi amapantaro afite deshira hangaha ku mavi. Icyo gihe nyine bura nabibara ngo ndi umustar ariko utarize. Hanyuma nza gusubira kwa mushiki wanjye namubwira nti uriya muntu turi kumwe ndayimuganirira byose. Arambwira ati narakubwiye nta cyeza wakura mu biganza by'abapfumu. Hanyuma namubwira ni njyewe rero ndashaka kugira ntahe Gisenyi. None se ntabwo tubwira ariko ko waje gusubirayo bwa kabiri? Niho nyine bwarakeye. Hanyuma aza kuntelefona kuri telefone arambwira ati ejo uzagaruke kuko icyo gihe maze kurahira yese ambwira ngo wowe uri buze gutaha iwanyu kwa mushiki wawe nyine, noneho ejo bundi aba ari bwo uzagaruka kongera kurahira. Mu gusubira kurahira rero muri icyo cyumba amaze kumbwira ibyo bintu ko ngomba kongera kujya kurahira, njye naramubwiye ati noneho reka nzabungira ngaruka ikindi gihe niteguye kuko uyu munsi ntabwo niteguye neza. Nsubirayo nyine ariko ari uburyo bwo kugira ngo mucinye cyangwa se mutoroke nigire Gisenyi. Naje kuba rero
nza kumutoroka njye Gisenyi ariyo kavukire yanjye, maze kugera Gisenyi ubwo icyo gihe navuyeyo dread narazikujeho kuko hashize igihe uwo mupfumu ampamagara ntamwitaba, hanyuma nza kwihereza igitekerezo cyo gusubira Gisenyi, nkasubiraho bakajya kunsengera nka natura, navuyeyo natuye, nagiye mu rusengero rwo ndatura ndihana, mbabwira bari babizi nyine ibyanjye, hanyuma ndagenda ndatura ndihana, ndababwira ni mumbabarire musabire Imana imbabazi kuko ibyo nagiyemo nanjye ubwanjye ntago mbizi. Ndatura ndihana, ngeze n'Igisenyi nabwo ndatura ndihana. Hanyuma uwo mupfumu yaje kunyohereza amadayimoni rero adasanzwe agera muri 77 byo kunyica bitewe n'amabanga nari mufiteho, kuko icyo gihe tugikorana hari abagore benshi cyane baza gusaba inzaratsi, mboneraho no kubwira abantu cyane cyane b'abagore n'abagabo, niba ari ikintu cya mbere Satani arwanya muri iyi si ni umugore n'umugabo. Abo bantu babiri Satani arabarwanya kandi yihanikiriye cyane. Hari abagore benshi cyane bazaga n'abakobwa, simvuze ngo n'abagore bonyine, n'abakobwa bakaza baje gusaba uwo mugabo inzaratsi, kwa kundi nyine ngo bashaka gutegeka mugabo wabo ngo nabigenda neza mu rugo rwabo, ati turashaka kugira ngo dufashe umugore, ati ndashaka kugira ngo ubimfashirizemo negeke umugabo wanjye uko mbyifuza, ati ibyo ndabishoboye. Uwo mupfumu niko yavugaga, nyine ni umupfumu kanga cyane, ndabishoboye. Ngaye ngo hari amabanga menshi cyane rero wenda yatuma uwo mupfumu anyicana n'iki gihe, ariko ntacyo azantwara. Yego nubwo agenda anyohereza ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko nta kintu azangira. Ariko ayo mabanga ntabwo urimo kuyatubwira ngo tuyamenye. Ayo mabanga yabara ayahe? Ayo mabanga cyane ko batubwiye ko mu byuri butubwire harimo n'amabanga y'abapasiteri. Sawa, wenda kubera ko ntabihereye ku mizi. Amabanga rero y'abapasiteri bakoranaga n'izo mbaraga z'uwo mupfumu. Uwo mupfumu ni umuntu wubashwe cyane. Hari abapasiteri bazaga bakaza ahantu hakorera. Harabuze? Ndabaza ahubwo benshi. Si bake ahubwo ni benshi. Bakaza barangiza bakamubwira ngo turashaka kugira tubone abayoboke benshi. Ni umupfumu arakomeye cyane nuko atigaragaza ku social media. Ati ngiye ndashaka kugira ngo ngira abayoboke benshi. Kabana ibyo ngibyo ndabishoboye. Yabaherezaga iki rero? Yabaherezaga, hanyuma ndagira ngo mbabwire wenda ibyo yabaherezaga. Yabaherezaga, hari uwigeze kuza arangije amuhereza agacupa k'amazi, ariko amazi y'icyatsi kidasanzwe, amuhereza n'akandi gacupa k'amazi nanone, ariko amazi asana n'amaraso. Ayo mazi yarabwiraga ngo mwebwe nimugera mu nsengero zanyu muzabyuke mu masaha 3, saa 7, saa 8 na saa 6. Ayo masaha nimurangiza mufate aya mazi ngiye kubahereza, hanyuma muminjagire ku bikuta byanyu, muzabana abayoboke benshi. Hanyuma kare nimuzemere ko ubwo yaravangaga nyine, yafataga nk'igitonyanga kimwe cy'amazi asana n'icyatsi n'igitonyanga kimwe cy'amazi asana n'amaraso, yarangiza akababwira ati muzayavangavange, hanyuma mufate n'andi mazi asanzwe muyaminjagire ku bikuta nyine, muzabona abayoboke benshi kandi muzagaruka hano muri kunshimira. Ibyo byo ndabizi byarabaye rero, baragarukaga nyine bakamushimira kandi koko bakabona. Nanjye yari yantegetse kujya gusengera ahantu uwo mupasiteri nyine basanzwe bakorana no wa Kirehe nyine, hanyuma aho ngaho nyine nkajya kuhasengera. Yari yarantegetse ukuntu ngomba nanjye gusenga n'ukuntu ngomba kwitwara imbere yabo, ndi imbere yabo, haba ku rubyiniro. Ubwo nyine nayo mfite amahame ngomba kugenderaho. Amahame ya mbere yambwiraga kuri stage, yarambwira ngo mbere y'uko winjira kuri stage ugomba kuba wanyweye amatabi. Itabi nyine, itabi ugomba kuba wanyweye itabi. Ariko ntago nigeze mbinywa cyane nyine, kuko hari na benshi bitera inshinge nkanga ku maboko nyine, nakoranye nabo ndabazi, kandi bamwe na abastari bafite n'izina rikomeye hanga, yamuzaga n'abastari ahubwo. Abandi babinyuza hanga mu mazuru ibintu bimeze nk'udufu kuntu, byo birahenda nyine, bituruka hanze y'iki gihugu. Ngaye nguko ubwo rero yarambwira ati mbere y'uko ngiye ntago nari ndakabimenyera neza,
ariko nanywaga amayoga menshi cyane kugira ngo ninjire kuri stage. Nibyo ubona ajya gusenga nabaga nagiye nyine nakoze ya mihango yambwiye. Ibi bimenyetso nyine byayindi bitatu narabyubahirizaga. Iyo najyaga imbere y'abantu narabyubahirizaga. Gusambana kandi n'ingeri nani gusambana, hanyuma no kunywa amatabi, ariko ntahise nakabyaga ku itabi, hanyuma no kunywa amayoga menshi. Najyaho rero aho ngaho ku rubyiniro cyangwa se nagiye gusenga nakoze ibyo bintu nyine byo yambwiye. Oya, nibyo bintu ntago nabikoraga cyane ibintu byo gusambana. Najya gusambana ari uko wenda ari ubintegetse nanone. We yamerezaga nyine amahame ngomba kugenderaho. Kambwira n'uyu munsi naguteguriye umukobwa mu cyumba cyawe, nagira nyine ngasanga no umukobwa, ntago nabaga uwo mukobwa muzi ngo nuwa hehe, ntago nabaga nzi nyine irengero ry'uwo mukobwa. Twamara kurya amaragara yigendera ngaye nguko. Ubwo rero bene data mujye muritondera ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane bene nka bari abapfumu bajye barabitondera cyane, kuko abapfumu bafite izindi mbaraga baba bakorana nazo, cyane cyane nk'uwo nguwo nahuye nawe. We ni umupfumu utangaje cyane, ni umusore ariko mu rundi rwego ni umugabo. Abantu rero bajye baritondera gupfa kugenda ngaye nguko. Ubwo maze kugera Gisenyi rero yaje kunyoreza amadayimoni agera muri 77 aza kunyica, hanyuma bitewe n'amabanga nari mufiteho, aza kunyica. We yari yizeye yuko wenda nzapfa nkagenda, ariko ndacyashima Imana, kandi Imana iracankoresha ibintu bitandukanye by'ibitangaza. Hanyuma bura nzagaruka wenda ndi kubisesengura neza, mbivire mu muzi ukuntu ibintu byagiye bigenda, ukuntu napfuye namara nkagaruka, ariko bari babimpanuriye mu rusengero ahantu nsengera. Hanyuma nibyo naboneye aho ngaho muri uko kuzimu nari wishwe n'ayo madayimoni. Hanyuma nzababwira ukuntu naje kugera aho ngaho aho hantu narindi nyine, aho ngaho maze gupfa, ibyo nahaboneye nkubitwa cyane, ibyo nahaboneye nyine bigiye bitandukanye, no mupfumu n'abantu bazirikiweyo, ibyo byose nzabibabwira. Hanyuma rero icyo nababwira ni ikintu kimwe, abantu barimo kunyumva, Imana irahari kandi yabateganirije ubugingo. Nimba ufite ikibazo runaka ku mugabo wawe, niba utabanye neza n'umugabo wawe, inzira zawe wizijyana mu bapfumu, kuko abapfumu nyine kuko iyo umaze kwikingurira umutima wawe no kuvuga ngo ugiye kugana mu bapfumu, urimo kwicukurira imva, urimo kwishyira Satani mu yandi magambo. Kuko abapfumu nta bintu byiza bagira, wapi, nta bintu byiza bagira. Icyo ngewe cyakora icyo nabwira abantu ni ukugana Imana kandi bagasenga mu kuri no mu mwuka wera. Nicyo nabagira mu inama. Yego. Aha, Salomo uratubwiye uti bansabye igitambo cy'amaruso. Waje gusobanukirwa icyo gitambo wagomba gutanga icyo ari cyo? Naragisobanukiwe. Icyari ikihe? Yari umuntu wanjye mu muryango wanjye ugomba kugenda, agapfa akagenda. Yari umuntu wo mu muryango wawe? Kaye nguko. Naho muri bariya abo bastar tubwira, abo bapasiteri tubwira, naho batangaga ibyo bitambo cyangwa bo ntago byari ngombwa ko batanga ibyo bitambo? Abo bapasiteri se? Nabo bastar tubwira. Ubundi hari ibitambo bibiri. Hari umuntu ujya gusaba, ariko agiye gusaba nyine, agiye gusaba ngo ndakira ngo wenda urusengero rwanjye rutera imbere bimfashemo. Ntabwo ari Satani mwenyewe agiye gusaba. Abemera ko Satani ahari niye muranyumva cyane kurushaho. Ntabwo agiye gusaba Satani nyirizina, agiye gusaba nyine umupfumu ukorana na Satani. Urumva nyine ni ibyiciro bibiri. Ugiye gusaba rero ngo mfashe muri ibi bintu atandukanye n'ugiye kwibonana na Satani mwenyewe. Uwo mupfumu iyo ushatse uraza ukamubwira ni ngewe ndashaka kugira ngo nihurire na Satani nyirizina, ndashaka kugira ngo amfashe mu bintu byanjye, arabigukorera. Ariko akabigukorera mufite kumarana n'imyaka 5 arimo kugusuzuma neza kugira ngo utazamena amabanga yabo. Kandi yakujyanye aho ngaho mu kujya kuvunana na Satani, mu kujya gukorana nawe, hari icyiciro avaho akinjira mu kindi cyiciro. Hari imbaraga Satani amuhereza atarafite, atarasangana. Ubwo rero sinzi ukundi kuntu ngiye nababwira. Noneho ibyo bitambo ni ibihe rero? Iyo wajya guhura n'uwo mupfumu utagiye guhura na Satani,
igitambo watangaga cyo ntabwo cyabaga ari cy'amaraso. oya cyo cyabaga ari cyo ni nko gitambo. kujya kugura impano, hari ukugura impano, hari no gukurana na Ivanga satani. icyo gihe watangaga amafaranga. Watanga amafaranga akaguhereza ibyo aguhaye, warangiza ukagera nyine ugakora imigenzo bari buze kukubwira, hanyuma nyine ukabona ibyo ushaka, ariko biciriritse. Kuki wowe bari bagusabiye igitambo cy'amaraso? Njye nuko nari ngiye kurahira, nari ngiye kwibonanira na satani mwenyewe. Ibyo ryari irembo nyine nemeye gutanga igitambo cy'amaraso. Icyo gihe uhita uva mu kindi cyiciro ugahita ujya mu kindi cyiciro. Icyo gihe uhita nani ngiye ukuntu yabimbwiye, yarambwiye ni mu kumara kubivuga ko wemeye gutanga nani igitambo cy'amaraso. Harandi hantu turi buze guhinguka, aho hantu ni ukwitonda cyane, ni wowe uri buze kwahinguka wenyine, na wundi muntu muri buze kuba muri kumwe. Isezerano rero no kugura impano biratandukanye. Isezerano ry'igitambo no kugura impano ni ibintu bitandukanye, biratandukanye nyine, bifite indi ntera. Ngaye nguko. Salomon, ntacyo nda mugana uzagaruka ubwo utubwire n'ibindi, ariko ndikumva ari ibintu biba bigoye. Nibe hari abantu bashaka kujya kugura imbaraga cyangwa se kujya kugura, ese wa mugani mu mabanga y'intuza, muri ayo mabanga y'abapasiteri batubwiye, hari abo bajya bavuga ko ngo ni ibivugwa hano hanze ko hari abakoresha izindi mbaraga. Uwo mupfumu nawe hari abo yajyaho izindi mbaraga, cyangwa ni ukubaha gusa uko kuvuga ngo babone abantu nta. Umva reka nkubwire, uwo mupfumu akorera mu byiciro bigiye bitandukanye. Afite icyiciro, ni umupfumu ukomeye cyane. Hari n'abapfumu njya mbona aha ngaha kuri aya ma YouTube bazaga imbere y'uwo mupfumu bakamwubararira, bakomeye aha ngaha, kandi barakomeye cyane. Bigiye bitandukanye. Ariko abo ngabo bo bafite ikindi cyiciro. Abenshi ndababona nyine, kandi abenshi barabakunda, abenshi banarabagana. Ngaye nguko, ariko bitandukanye. Ni kuvuga ngo hari ibyumba bibiri, wenda reka mvuge n'aka kantu, nzagaruka nyine mbabwire ibintu byose uko biri. Hari ibyumba bibiri, hari icyumba nari nemerewe kwinjiramo, hari n'ikindi cyumba nari nemerewe kwinjiramo. Ese icyo wari wemerewe kwinjiramo cyari bitandukanye n'icyumba nari nemerewe kuraramo. Icyo nari icyumba cyanjye nararagamo gitandukanye n'ibyo byumba bibiri. Icyo cyumba wari wemerewe kwinjiramo cyo cyari kimeze gute, atari cyo wararagamo? Icyo ngicyo nemeraga kwinjiramo ni uguhamagara imbaraga z'abadayimoni ngo zibafashe ibyo bagomba gukora, guhamagara satani mu yandi magambo. Iyo bijyaga guhamagara satani, nanjye baranjyanaga nyine, ariko bakanjyana mu buryo bwo kwiheza. Njye najyaga wenda reka mbabwireho kano kantu, wenda nagenda nabibabwiye. Icyo gihe hari ijoro rimwe nigeze kuba ndyamye, noneho mu gihe cyo ndyamye arangije araza arambyutsa uwo mupfumu. Hari ni mu masaha ya saa saba, saa sita, saa saba, hafi aho ngaho hafi. Araza arambyutsa arambwira ati byuka. Ndabyuka. Arambwira ngo ndagira ngo umerekeze kuko ngiye gusura mama wanjye muri ayo masaha ya nijoro. Ngiye ndavuga ni mama wawe se, ukumva ufite mama wawe? Ati byuka tugende. Turagenda. Mu kugenda mbona ari kunyerekeza ahantu hari irimbi bya Kirehe nyine ruguru iriya. Turahagenda nyine, turagenda. Hanyuma tugeze aho hantu hiryo rimbi ryari riri, arapfukama nyine, ariko njye arampeza, arambwira ni wowe ujye hirya ntunyegere cyane. Njye njya hirya nyine, nari mufashije igikapu. Hanyuma njya hirya, ajya aho ngaho nyine, urumva icyo gihe nanjye narahindutse ikindi kintu ntasobanura. Hanyuma apfukama kuri icyo gituro, atangira kumera nk'aho arimo gusenga. Mu gusenga kwe rero nagiye kujya kubona, mbona hari abandi bagabo baje na bamwe noneho njya mbona aha ngaha nyine babandi nahoze mbabwira b'abapasiteri nyine ni ibyiciro bitandukanye. Hari abapasiteri baciriritse bazakwisabira impano gusa, hari n'abapasiteri noneho bakorana n'abadayimoni ku buryo bavuga ngo igihe cyo Yesu azagarukira guca imanza cyangwa se gukuraho satani n'abamukorera bose tuzajyana nawe. Bo bakaba babizi, barazaga nyine bakamufasha, akaganira na mama we, ariko bakaganira mu yandi majwi ngiye ntabwo neza, kandi yarapfuye. Akamuhamagara, hanyuma bakaganira, ariko akabifashishwamo n'abo bantu nyine babaga bari kumwe abapfumu n'abapasiteri benshi. Hanyuma nzagaruka nyine, kimwe ngaruke
mbabwire no mpere ku mizi nzamuke ngere ku nyisurije nzagaruka ngaye nguko